we yavuze ngo uwirinda yirinda muri byose. Mu ngingo indwi mwene muntu asabwa nibura gutekereza aho turi buvugeho buno nubwo ari nyinshi. Turavuga umuntu wirinda ushaka kwagira amagara mazima arya neza. 2 kunywa ku rugero. 3 gukora ku rugero. 4 kuruhuka ku gihe. 5 gutekereza ibyiza. 6 isuku isesuye. 7 umutima utuje. Ibi bintu bine birimo ubuzima. Kurya neza ntabwo ari ukurya ibyo ushaka, ntabwo ari ukurya ibyo ukunda, ahubwo kurya neza bakubwira ngo ni ukurya ubwoko bwiza ku rugero rwiza bivanze neza ku gihe cyiza utuje mu mutima. Ibyo kurya ibyiza ku rugero rwiza bihujwe neza ku gihe cyiza kandi umutima utuje, ubwo umuntu abariye neza. Warya ibyiza ariko bidashyitse, niyo mpamvu bavuga icyo bita mu Gifaransa ngo ni qualité, ariko ugashyiraho n'icyo bita quantité. Hirya ya quantité uba usaba kugira icyo bita bonne combinaison, ni uguhuza neza. Hirya yo guhuza neza birasabwa kugira ibyo bita igihe cyiza, ibyo bita régularité de repas, ukajya wubahiriza amasaha yo kurya. Hirya yaho ukeneye intekerezo zituje, ko n'undi waryana impagarara umutima wabaye utera konda. Imigani 17:22. Ukwiriye kunywa ku rugero. Urugero ruvuzwe ni ukunywa ibyemewe. Amazi niyo agomba kubika inyobwa kinini litiro 1.5 ku munsi, bikawukingira indwara 40 kandi bigatuma impagarike yawe yose ibikoze neza. Noneho bikanazivura izo ndwara. Iyo litiro 1.5 ni ukunywa ku rugero. Ibindi binyobwa byose bimeze nk'ibiribwa yarangiza ibyo byose bisabwa kunyobwa ariko gato cyane. Amazi niyo menshi mu binyobwa by'umuntu. Gukora ku rugero. Umuntu yagenewe gukora, Bibiliya yaravuze ngo mu minsi 6 y'ukora nta bunebwe bwemewe, ariko kuwa 7 y'uruhuka. Ariko no muri ya minsi 6 urasabwa gufata igihe cyo navuga ngo ni repos quotidien, ni ikiruhuko cya buri munsi, kugira ngo nibura umuntu aruhuke hakira amasaha y'amanywa, asinzire biba amasaha ya nijoro. None umuntu ashyiraho gukora akarenza amasaha ya munsi kandi na nijoro akarya akesheje, akaryama ntasinzire, mu gitondo akabyuka asubira ku kazi akinaniwe mu bwenge. Iki ni ikibazo. Gukora ku rugero, ibyo birasaba ko umuntu akora ku rugero. Kuruhuka ku gihe, iyo twabisobanuye neza. Gutekereza ibyiza. Umutima uboneye nawo utuma abantu bagubwa neza. Iyo umuntu adafite ishyari, yadafite igomwa, yadafite inzika, yadafite inzangano, ibyo nabyo bituma amaraso y'umuntu atera neza, imitsi ye igahorana itoto, mu maso agahora hakeye, ibitotsi bikiyongera, ayo nandi mahirwe. Isuku isesuye ni ukunywa amazi ahagije, imbere hakoga, ubwo bivuze ngo mu kanwa hakoga, mu muhogo hakoga, igifu kikoga, amara mato n'amanini yakoga, uruhago n'impyiko bikoga, imitsi koga, imihori koga, yarangiza amagufa koga, yarangiza n'inyuma hakoga. Ikibabaje nuko muri kino gihe usanga abantu bazi kurimba inyuma ariko imbere batazi kuhoza, bivuze ngo ntibajyanywa amazi ahagije. N'abagerageza kuyanywa bayanywa bari kurya kandi aho nta wakoze igikoresho ari kugikoresha. Nuko ingingo ya 7 umutima utuje. Muri iyi si muri kureba Yesu aravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Ubwo ibihagarika umutima birahari. Rero hari ivuto no gusinda n'amaganya y'isi. Wirinde udahagarika umutima ko bitazabura kubaho. Rero ati abarya cyane wenda mpereye ko ninjira nahuranije mu byo kuturya, aravuze ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Mu gitabo cyitwa Manger et Guérir, page 379 haranditse ngo abarya cyane ibigori byokeje, abarya ibigori bitetse, abarya impungure ntibakunda gufatwa na kansere y'amara, iy'amabere, iya prostate n'indwara z'umutima. Igihe abantu bari kugenda bagana ku kanoze gusa, ubwo bivuze ngo gusyarangiza udufu twayunguruwe twataye ibiheri akari two bibandaho, ariko warya ibigori byokeje, akarya ibigori bitetse, akarya impungure, yagira amahirwe yo kurokoka kansere y'amara, yarokoka kansere y'amabere, yarokoka kansere ya prostate, yarokoka kansere indwara z'umutima. Mujye mugerageza munongere mwibuke ngo dukwiriye no guhekenya. Impamvu yo guhekenya amasaka, guhekenya ingano, guhekenya ibigori
bifite n'uruhare mu gutuma abantu batagwara ibibyimba byo mu mutwe. Yarangiza iyo ibibyimba byo mu mutwe umuntu akunda guhekenya ntabwo bikunda kumufata. Ibyo rero ibyo byo kurya bya mirumiru binyerera gusa bifite n'ingaruka mu ndwara z'imihogo, indwara z'impyiko, indwara z'ibifu, indwara z'amara. Niyo mpamvu muri icyo gitabo hatubwiye ngo abakunda kurya ibigori byokeje, abakunda kurya ibigori bitetse, abakunda kurya ibigori impungure bakunda kurokoka kanseri y'amara, y'amabere, prostate n'indwara y'umutima. Ubwo batubwiye ngo gusubira originale cyangwa se kuri gatanga ka mbere, yarangiza abantu bumve ko kurya ibyo kurya bikomeye bifite uruhare ku buzima bwabo. Abantu barya kenshi imbuto zo mu rwego rwitwa agrime. Izo ni mandarine ku bazizi, na maronji ku bayazi, ni pamplemousse ni mwene wabo wayo, n'indimu. Ayo moko ndetse hasigaye n'akitwa clementine. Aya moko uko ari 5 yo mu bwoko bwa agrime, abantu bakunda kuyarya bigabanya urugimbu mu mubiri wabo no gukingira kanseri y'igifu. Ayo n'andi mahirwe atangaje mwene muntu akwiriye kumenya neza ngo nkwiriye kurya neza, nkanywa ku rugero, ngakora ku rugero, nkaruhuka ku gihe, ngatekereza ibyiza, kagira isuku isesuye, umutima utuje. Muri ibi bintu by'amajyambere kubakurikiranira kuri za YouTube, muzarebe umuntu agenza igihe kirekire yambaye inkweto zidafunze, abazasoza agwaye indwara z'inzara, cyane cyane amano manini. Ababirinduka yarangiza bakambara rinete, iyo bayihoza mu maso amaherezo bica imitsi yo mu gahanga. Ntibigarukiraho gusa, abagenda yarangiza bakambara amasogisi afashe, amaherezo bashobora kurwara indwara z'amagufa. Nuvuga ngo mbese amasogisi akwiriye kuba yoroshye, ntabanze yagusigaho imihiro ku maguru. Abadamu bahora bambaye sutiye zigundira amabere zikasa niyo ziyagerekeranyije, kubwo kwanga kw'amabere yabagwa, bigira ingaruka ku mamoko yabo, bikaba bishobora gutuma za nodire ziyongera mu mabere. Birakwiriye ko yambara sutiye imukwiriye, si byiza ko agenda atayambaye, ariko sinabyiza ko yambara imuboshye. Ubwo ni ubundi buryo bwo kumenya neza ko n'imyambarire nayo ikwiriye. Kubambara amakabutura cyane cyane b'igitsina gore abafashe, bagira indwara zo mu magufa y'ikibero, yarangiza bikazaba ingorane iyo gutuma bahaguka amatako n'imigongo. Noneho bituma mu kumenya icyo bita kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe, ni ngombwa ngo abantu bajya bamenya n'ikintu, bamenye n'icyo bagikoreye. Abambara imyambaro ibaboshye mu nda ari igitsina gore, bakunda kugerekeranya trompe zabo zikaba hejuru ya nyababyeyi, zikagerekerana na overe. Ni ukuvuga ngo imirerantanga n'imiyoborantanga na nyababyeyi bikagerekerana nk'amabuye ari mu isiteri. Yarangiza izo nyama zabo. Noneho bakubitira kuba bambaye ibyo bibafasha cyane, byababumbatiye inda bigahambira. Bakubitiraho no kuba bihambiriye mu maguru ariko bitageze hepfo, ari bigufi, maze yarangiza imbeho igakubita amaguru n'ibirenge bitambaye inkweto zifunze, igakubita imbwana, amaraso akazamukana intege nke, maze yarangiza yagera mu myanya reproducteur yororoka akavuriramo, bikaba biteye ibibyimba byo mu bwoko bwa timere, benigne ou maligne, ubwoko bwa fibrome, ubwitwa bwa myome, kyste ovariye. Nta kindi kibiteye gusa ari imyambarire igezweho, ariko cyane cyane utakwirirwa ubaveba, kuko hari aho bavuze ngo ubuswa bukirigita umuswa agaseka. Kutamenya ibintu neza, kutamenya uyu mubiri bituma benshi bawugirira nabi kandi bari bawukunze. Kutamenya amategeko agenga kwambara bituma benshi bambara nabi bikazabyara ubumuga. Niyo mpamvu hakenewe ibintu bikurikira. Dukwiriye kurya neza, tukanywa ku rugero, gukora ku rugero, kuruhuka ku gihe, gutekereza ibyiza, isuku isesuye n'umutima utuje. Maze tukibuka ngo abarya ibigori byokeje, ibitetse n'impungure ntibakunda gufatwa na kanseri y'amara, iy'amabere, iya prostate n'indwara z'umutima. Icyo ni cya gitabo cyitwa Manger Guérisser, page 379. Abantu barya kenshi amatunda yo mu bwoko bwitwa agrime. Ibyo ni mandarine, ni clementine, ni orange, ni pamplemousse na citron. Ubwo bivuze ngo ayo mazina ni yazwi. Yarangiza menshi ntimwakumva muyabonye mu mazina y'indimi zanyu muvuga, kuko byinshi bitaturutse iwacu. Bigabanya urugimbu. Abantu benshi cyane muri kino gihe
barakora imitsi iturika mu mutwe ngo ni urugimbu rwabiteye, imitima igatera nabi ngo ni urugimbu rwabiteye, imisenyi ikaza mu mwijima no mu gasabo k'indurwe ndetse no mu mpyiko ngo ni urugimbu rwabiteye. Izi mbuto zibereho gutuma umuntu atagira umubyibuho w'ikirenga, atagira amavuta menshi mu maraso, atagira amavuta menshi mu mutwe, ahantu hose ugasanga arabangutse kuko atekereza neza. Rero reka tubifurize ibi bikurikira: umuntu wese mu bwenge bwe nagira amagara mazima. Amagara mazima arangwa n'iki? Ni uko umuntu agira umubiri ushoboye kwihanganira umuruho. Kabiri, ni uko umuntu agira intekerezo zishobora kwihanganira ibibazo. Gatatu, ni uko umuntu agira imico myiza. Uyu muntu aba afite amagara mazima. Mu isi turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi y'ingorane. Uwabuze ababyeyi ntibenda kugaruka, impamvu yo kwirirwa babazwa no unanigwe no gukora imirimo isanzwe byaba urwenge bwe. Icyakora kandi siniyobagije ko benshi bagiye batubyara bari boroshye ari abadepressive, natwe tukaza turi abihebe ko twabyawe n'abanyantege ntabwo twabandi. Icyakora urwo ari uko bimeze. Ni byiza gukoresha avoka, ni anti stress, ugakoresha ironji, ni anti fatigue, ariko mu mirire yawe ugashaka n'imboga bita seleri, ugakunda kuziryana n'amashaza kuko zirinda ikintu bita trauma, iyo bita traumatisme. Yarangiza umuntu akaba hakomeye mu bwenge, anazi ngo byaranze nta mpamvu yo kwiheba, byaranze nta mpamvu yo guharanira, byaranze nta mpamvu yo kubura guseka. Ubwo yarangiza ukaba bita optimiste, ukamenya kuvana ikiza mu kibi. Reka tubifurize ibyo bintu byose, amagara mazima niyo Imana dushakira muri ubu bugingo, tukazataha ubwami bwo mu ijuru. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu.